reka kandi mbasuze kandi bifurize kugubwa neza kuri tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo rero tugarutse muri studio tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri izi saha. Ese ndaza kuvuga bya bindi bya wa mugani batucisha hejuru ntafatucisha hasi, biraza kugorana kubera ko kuri ubu ngubu ahari icyizere cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye kubona amahoro, naho ntabwo byifashe neza. Ni mu gihe kandi M23 yagiye itanga kenshi urugero kuri Katari, ku biganiro Katari yateguye isaba ko byakubahirizwa, ariko byagiye byanga bikaba iby'ubusa, imirwano igakomeza. Impamvu nanjye anca bisa n'uyu mugani ni ukubera ko kuri ubu ngubu Katari yugarijwe ku buryo budasanzwe n'ibisasu biri guterwa muri iki gihugu na Iran. Ibisasu bikaba biri guterwa by'umwihariko ngo ahari ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashe kuri Iran kubera Iran ishinjwa gutegura ndetse no kugerageza kubaka ibisasu bya kirimbuzi. Impamvu ntangiye nkomoza kuri ibingibi ni ukubera ko i Doha muri Katari ahanatewe ibisasu na Iran hari intumwa z'umutwe wa M23, ndetse ntabwo byagarukiraga aho ngaho gusa, n'intumwa za Kinshasa nazo ziraza kwisanga rero muri uru rugendo hano muri Qatar. Benjamin Mbonima yagiyeyo kenshi ahagarariye umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagiye rwoherezayo intumwa mu kuruhagararira muri ibi biganiro. Impande zombi rero zavuga ko ari ibiganiro bishobora kuba byakemura cyangwa se byatanga umuzi kuri ibibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanya umutwe twaje intwaro wa 23. Nubwo bisa naho ibi biganiro byagiye bikubita igihwereye cyangwa se ari ibiganiro byagiye bona ko bitari gutanga umusaruro, ariko hari ibyagiye bifatwamo nk'umwanzuro kamemo, harimo nko gufungura imbohe byasabwe n'umutwe wa 23, gusubiza ubuyobozi bwa guverinoma mu bice byigaruriwe n'inyeshyamba ibyasabwe na guverinoma, ndetse guhagarika imirwano byari ku mwuzo w'iby'ibanze byagombaga gukorwa. Ibyo ntabwo byigeze bikorwa, cyangwa se na ntambwe yigeze iterwa kuri ibi ngibi, ariko bigaragara ko kugeza uyu munsi, kugeza magingo aya ngaya, mu bigaragara cyangwa se mu biriho, ibi biganiro byo bisa naho nabyo biri mu mazi abira. Nibyo natangiraga mvuga kugeza kuri isa cyangwa se kugeza magingo aya ngaya. Rero umutwe wa M23 urasa nkaho urimo uragenda uhura n'uruva gusenya, kubera ko n'inzira bagombaga kwifashisha y'urugamba bahisemo, dore ko abenshi twemeza ko ubwo byari ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se gashya n'ukwezi gushize 2026, M23 izi nyeshyamba mu by'ukuri zasabye ko agahenge kari kasabwe na Angola kumvikanwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo katubahirizwa. Mu by'ukuri ibi rero byaje kubera ihurizo abagize itsinda ry'umutwe w'inyeshyamba za M23, kubera ko nta kindi cyakurikiyeho usibye ibitero bikomeye cyane byahise bigabwa cyangwa se byahise bitangira kumvikana ahangaha muri iyi myanya, nk'uko amakuru agenda bigaragaza, agaragaza ko nyine M23 yahisemo umuriro irangije irawuhabwa. Mu guhitamo umuriro rero M23 bishoboka cyane ko yari izi ko izatsinda urugamba, ndetse yaba wenda yari yizeye ibitero bya drone yagombaga kugaba, ariko nyamara M23 irengagiza ko idafite ibikoresho bihagije ndetse na tekinike zihagije, kandi idashyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ntabwo mu by'ukuri bagirwa ko ari umutwe w'inyeshyamba, nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye nayo ni igihugu kandi gifite igisirikare gikomeye cyane, FARDC kiza ku mwanya wa 8,
ndetse ikigeretseho gifite ingabo z'u Burundi hafi aho bafite abacanshuro baturuka muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse nk'aho bidahagije bikavuga ko hari ingabo za Tanzania ziri ku mirongo imbere ku rugamba, n'umubare mwinshi w'abaturage biyemeje guhangana n'izi nyeshyamba bakuye mu mitwe itandukanye izwi nka Wazalendo. Nk'uko bigaragara ibyo rero byagiye bibaye icyo gikomeye cyane kuri uyu mutwe, bigaragara ko M23 uru yarubaze nabi rwose ku buryo gutsindwa kw'izi nyeshyamba biri ku isahane, gutsindwa kwa M23 biri ku isahane, kubera ko bigaragara ko biza kuyigora cyane kugira ngo ibashe gutera intambwe yo gutsinda mu gihe yamaze guhitamo urugamba. Kuri tariki ya 2 Werurwe 2026 M23 yamaze kwideklara yuko yiteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'imirwano cyangwa se mu buryo bw'urugamba, ariko ntabwo bigaragara ko M23 kuri inshuro iza gutsinda urugamba. Ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari zirimo Mwenga, muri teritwari zirimo Fizi, Uvira, Kabare, Karehe, ndetse ukanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru Walikare, Rucuru, Masisi. Ibyo bice byose bikomeje kumvikanamo imirwano, kandi igitangaje nuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibyo bice byose bakomeje gukoresha drone zidasanzwe. M23 yo bikavuga ko muri drone bagiye bahagurutsa, nta munsi barahagurutsa rwose drone wenda zirenze 3 cyangwa 4. Ni drone imwe ishobora guhaguruka akongera guhagurutswa indi, nyamara ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buvuga ko bashaka no guhagurutsa, bari kugira noneho cyo guhagurutsa drone zigera kuri 18 icyarimwe, kugeza no ku rwego rwa 23. MRP twirwaneho mu inembwe bavuze ko bigeze bahagurutsa indege zigera kuri 50, harimo izahagurukiye Bamboka, Kisangani mu ntara ya Chopo, ndetse bikavuga ko ngo ahubwo ari n'izahagurukiye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michel cyangwa se Michael Ndadaye. Kugeza uyu munsi inyeshyamba za M23 zirimo ziranagiga bukware ngo zicyangize rwose, nyuma yuko kiri kwifashishwa mu kugeza hano ibikoresho ndetse no mu gukoresha nyine izo drone. M23 rero ngo irimo irahiga bukware rwose icyo kibuga cy'indege ngo irebe ko yabasha kugira iki ko cyangiza, aho byagiye binavugwa ko ikoranabuhanga rikoreshwayo rya GPS ryagiye rigerageza M23 yagiye igerageza kujaminga systeme yabo y'ikoranabuhanga ihagaba ibitero by'ikoranabuhanga, ariko igisirikare cy'u Burundi nacyo kikababera ibamba, kuko ubu tuvugana amakuru atugera avuga ko systeme y'ikoranabuhanga ikoreshwa ku kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye ni systeme yatanzwe n'Ababiligi. Ababiligi rero nabo bakaba baravuze bati systeme yacu ntabwo ishaka gushyirwa hasi n'inyeshyamba, iramutse ishyizwe hasi na M23 byana none bigaragaza ko igihugu cyacu cyaba gifite ubushobozi buke. Ubu Ubabiligi bushyigikiye systeme z'ikoranabuhanga z'igihugu cy'u Burundi hano zinize ikibuga cy'indege. Ibyo ni nabyo nagendaga nkubwira birimo biragenda byongerera ingufu, byongerera leta Kinshasa kwegukana intsinzi ku rugamba. M23 irimo iragenda mu by'ukuri mu nzira zose yaragiye itega, mu mitego yose yaragiye itega, mu mitego y'ibiganiro. Icyambere nibo nkubwira nti dohana none naho byamaze kugaragara ko ubu ngubu iki gihugu kigiye guhugira uko bagenda kose. Ntago imbaraga zashyirwaga muri biganiro byahuzaga M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Qatar yajyaga ishyira muri biganiro ntago ziza gukomeza cyangwa se ntago biza gukorwa ku rwego byakorwagaho. Niyo byakomeza haragabanywa, haraza kubamo icyuho, ndetse bimwe bavuga bati ufatiye ne ayifatiye igihe biba. M23 yakabaye yarafashe cyangwa se gafatirana ya mahirwe ya Qatar hakiri kare, ariko none ubu ngubu nyuma y'ibitero twatangiye tunagarukaho, mu by'ukuri bivuga ko Amerika yakoze operation ndetse na Israel ikora operation bagamije kurimbura Irani. Ayatollah Ali Khamenei ndaza guterwa nuko byumva. Uyu mugabo rero yaje gushaka kwicwa nyuma yo kuba ngo arimo arategura ibitero bikomeye cyane. Hanyuma rero ibyo ngibyo biraza kugabanyiriza M23 amahirwe mu bijyanye n'ibiganiro bya Qatar, kuko ubu iki gihugu kigiye guhita cyita cyane ku mutekano wacyo. Ibiganiro bya diplomasi bikomeje biza gukomeza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe iri kuzira
ngo ibirimo defense ndetse n'imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ibarizwa muri ibi bice. Ubwo rero urumva ko nicyo cyangwa se niyo ngingo noneho bagiye kwimukiraho. Ubwo bya biganiro 23 yari ikeneye ndetse 23 yagiye igaragaza ko ari by'ishyigiki cyangwa se ari byo ishaka ko bikurikizwa, biraza kuba bigize iki, biraza kuba bikubise igihwereye mu buryo mwese cyangwa ubundi n'ubundi biza gusanga ari ibiganiro bitari bigifite ingufu kugeza ku rwego rwo kuba perezida wa Angola João Lourenço yabirebye akavuga ati ngiye kongera ntangize ibindi biganiro. Biragaragara ko ibingibi bigenda bigura intege cyangwa se bidatanga umusaruro. Ubwo urumva rero n'ubundi ibi biganiro nabyo ya 23 yari yiringiye biranze, aho yafataga Qatar nk'igihugu gishobora kubageza ku ntsinzi mu buryo bwa diplomasi. Hanyuma rero mu makuru yandi nk'uko bigaragara ya 23 ku mirongo imbere ku rugamba nabo nk'uko nabikubwiye ikomeje gutsindwa ku buryo bugaragara. Ubu tuvugana M23 yagize icyo gikomeye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, kuko izi nyeshyamba zatakaje umwe mu bayobozi bari bakomeye, nta wundi ni Lieutenant Colonel Wingoma. Bivuga ko muri izi nyeshyamba bari baramaze kumushyira ku ipeti rya Fulcano cyangwa se Colonel nyine, ariko ubu ntago byamugendekeye neza. Muri izi mpera z'ukwezi kwa kabiri yararashwe aricwa muri teritwari ya Masisi kwa General Gahiza, ku rugo rwa General Gahiza hano mu Rubaya niho yarasiwe, arashwe na drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo. Iki gitero cyahungabanyije ku buryo budasanzwe, ku kigero utabyumvaho cyangwa se ku kigero kirenze byibuze imyumvire iri hafi ya muntu, kubera ko ni igitero kandi cyari kigamije uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga, nawe yari ari ku rutonde rw'abagombaga kurasirwa muri iki gitero, gusa we ntabwo byigeze bimufata, yari yamaze kuvamo hakiri kare. Ariko uwo bita Wiringoma we byaje kurangira igitero kimuriye ndetse n'abagenzi be bari bari kumwe. Amakuru atugeraho kugeza uyu munota cyangwa se kugeza amagingo yagaragaza ko M23 hadagize igikorwa isigaranye igihe gitoya, dore ko bivuga ko bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe batangiye kugenda bahunga basohoka mu mujyi wa Goma berekeza Bunagana. Kwerekeza Bunagana kwa M23 bifite kindi gisobanuro gikomeye cyane, cyangwa se bifite indi mpamvu ikomeye cyane bisobanuye, kuko gusohoka Goma ukerekeza Bunagana bigaragaza ko M23 iraza kuba isigaranye ingufu nkeya ndetse n'ubushobozi buke cyane budashobora kuyifasha kurinda imijyi ndetse no kurinda abayobozi bayo. Kwirinda mvuze n'iki? Ni ukuba ikomeza kugumana izina ryayo. Ubwirinzi ku bayobozi ni ukuba abayobozi umutekano wabo wizewe, ndetse kugeza uyu munsi bikavuga ko ibice birimo Sake, Ngungu, Masisi Centre ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye no muri teritwari Masisi kugeza za Kicanga, ibyo bice byose kugeza umunsi wa Zarendo barimo baragenda mu by'ukuri bakata hirya no kugira ngo barebe ko bashaka kubasha kubyigarura cyangwa se kubyisubiza, bakabikura mu maboko y'umutwe witwaje intwaro wa 23. Ibi biramutse bibayeho M23 yaba noneho ihuye n'uruva gusenya, kuko byose bya birangiye. Ni ikintu M23 igomba kugerageza kwirinda gukora, gutakaza iyo myanya. Gusa makuru ari kutugeraho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga ya ngaya mu byakomeje kugenda bivugwa, nuko M23 irimo iragerageza noneho gushaka izina cyangwa se gushaka, turaza kubyita uruvugiro, kugira ngo yumvikanishe ijambo ryayo, nyuma yuko bemeye ko Wiringoma yiciwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byavuzwe na Lawrence Kanyuka. Ubu M23 yatangije noneho urugamba rwo kwereka isi yose ko bari kugabwaho ibitero, kwereka isi yose ko bari guhohoterwa, kwereka isi yose ko mu by'ukuri noneho bafite impamvu zo kurwana. Ndetse M23 ntabwo yagarukiye aho ngaho gusa, ahubwo yagaragarije isi n'amahanga yose ko mu mpamvu barwana harimo impamvu z'ubuzima ndetse no kuba bagabwaho ibitero. Ibyo byose ngo ni ibitero byibasira abaturage kuva muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twose tuberamo imirwano, Minembwe, Uzamekenge, hakomeje kugenda humvikana imirwano muri Mwenga, kugeza hano Kivu y'Amajyaruguru Katoyi,
ngira ngo mwagiye mwumva ko iyo myanya yakomeje kugenda igaragaramo imirwano cyangwa se yakomeje kugenda yumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye M23 bakabishingira bavuga bati iki nicyo gihe ahubwo cyo kugira ngo duhangane ndetse tunarwane ku burenganzira bwacu nk'uko izi nyeshyamba zikomeza kugenda zibivuga. Ubu nureba neza rero uraza gusanga M23 icyo iri kugerageza kurwana nacyo irimo iravuga iti reka turi gutsindwa ariko nabyo twabibyaza umusaruro. Gusa nyine n'ubundi M23 bikavugwa ko ishobora kuza kugerageza ibi bikorwa ikaza kwisanga yaguye mu mitego ikomeye cyane n'ubundi, dore ko politike Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragara ko yamaze kugirwa politike ndende, aho bigaragara abenshi bavuga bati Kinshasa nta mikino irimo. Kinshasa ibyo irimo yamaze no kwinjira mu rugamba. N'amakuru mashya ku ntambara rero yashyizwe hanze n'inyeshyamba bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kugira uruhare mu bitero bikomeye cyane biri kugabwa mu duce tugiye dutandukanye Minembwe. Bavuga ko kuva kwa gatandatu kugeza ku cyumweru ndetse no kugeza uyu munsi bashinja ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu mpande zigiye zitandukanye. Ibyo bitero bikavugwa mu midugudu cyangwa se muri village zirimo Kalongi Minembwe, aho ngo ahahagabwa ibitero hifashishijwe drone kwa gatandatu. Ku cyumweru izi nyeshyamba zikavuga ko hari uduce twinshi twatwitswe duhindurwa umuyonga nka Kalongi. Nanone ngo hongeye kugaragara indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikazi. Saa moya za mu gitondo bikavuga ko iri tsinda ry'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo baragabye ibitero ka Kenke ndetse no mu nkengero zaho. Icyakoze izi nyeshyamba zikomeza zivuga ko baza gukomeza gukora ibishoboka byose bakirwanaho mu gihe bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku masezerano ndetse n'amahame yo guhagarika imirwano. Ni inyeshyamba za M23 zageze no ku rwego rwo gusohora cyangwa se gushyira hanze inyandiko yanditse bavuga ko nyine ibiri kuba bidasanzwe cyangwa se ibiri kuba mu bice bigiye bitandukanye batabyifuza na gato. Abandi bati se M23 kubera iki yaba ikomeje kuvuga gutya mu gihe iri gutsindwa, nyamara bati mu gihe izi nyeshyamba ziba ziri gutsinda cyangwa se zaba zikomeje kwegukana urugamba, bikagaragara cyangwa se bikerekanwa ko batigeze na rimwe badeklara ibirengo bakaba babivuga cyangwa se bashaka kubigarukaho mu gihe baba bamaze gutsindwa. Aho ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero urugamba rukomeje kugenda rujyamo imitego myinshi cyane, urugamba rukomeje kugenda rugaragaramo impande zigiye zitandukanye. Uko iminsi igenda yicuma ni nako muri iyi ntambara cyangwa se muri uru rugamba hakomeza kugenda hagaragaramo n'izindi mpamvu z'urugamba zitari zizwi, amakuru yandi atarazwi ku bikomeza kugenda bimenyekana uko bwije n'uko bukeye, bikagaragaza ko hakiri urugendo rurerure cyangwa se urugendo runini rw'icyatuma mu by'ukuri hagira igikorwa. Kinshasa iravuga iki cyangwa se iratangaza iki? Ubutegetsi bwa Kinshasa noneho kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kuri izi saha uko byakomeje kugenda bigaragara, ubutegetsi bwa Kinshasa bwatuje, ahubwo bufungura umuriro kuri M23 ku buryo izi nyeshyamba za M23 baramutse batitonze baza kwikangura ubutegetsi bwa Kinshasa mu masaha makeya rwose bwamaze kuba bwakandagira hano mu bice birimo Goma, bamaze kuba bakandagira mu bice birimo Bukavu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, ku buryo intsinzi iza kuba iri uruhande. Ntago mu by'ukuri ari ibintu byo kuba M23 yagaragaza nk'iyo mu bindi mu biganiro mu gihe kandi ikomeje gutsindwa ku kigero kingana gutya. Ni ibiri kuvugwa cyangwa se ni update zibigezweho, ndetse aho twagendaga tureba icyerekezo ndetse n'aho ibintu bigeze kugeza kuri iyi tariki. Ku bantu mwari mudukurikiranye muri mu myanya igiye itandukanye, ku bantu mwari mudukurikiranye muri mu duce tugiye dutandukanye, ndagira ngo mbashimire cyane kandi bikuye ku mutima, by'umwihariko abadahwema kutugaragariza urukundo bakagirira no ku rwego rwo gukanda subscribe hano kuri
Region Info, ndetse ntibibagirwe no kunyarukira kuri Barore TV nabo bagakora kuri subscribe. Ni ikintu cyiza kandi ingenzi cyane. Abantu mwamaze kujya muri groupe zacu za WhatsApp mukomeje guhabwa ikaze. Ushaka kunyarukirayo arareba munsi y'umutwe turareba munsi muri comment abone link twabashyiriyemo, iraza kubageza rero aho mu by'ukuri muri groupe yacu tubana umunsi ku wundi. Hanyuma rero kambashimire kuyavuga siko kuyamara, turaza gukomeza kugenda tubigarikaho iby'aya makuru kuri mikoro ngina Bosco in Region Info. Mugire ibihe byiza, Imana imigisha ku munsi kugenda byibana namwe. Ciao ciao, hasta la vista.